none mbyuka nta bwenge mfite ndimo kugenda gutya mama arambaza mama wa hano aramvugisha ngo mvugisha abona simusubije ndamureba nk'uko ndi kukureba gutya abona simusubije ndagenda ngera hirya ndagaruka ni hano hanze ndagaruka haramvugisha abona simusubije kandi ndimo kumureba bitanzenguruka gutya ndazenguruka nkubita umutwe ku makaro hanze amakaro ameze nk'aya hano inyuma gutya nyikubise ku makaro gutya bita birangira wa mama araje aranteruye yarankikiye bamenaho amazi reka data basukaho amazi reka data induru ziravuga mu nzu njyewe nta makuru. Turabaramukije bakunzi bacu kuri Nkunda Gospel tubahaye ikaze twishimiye kuba turi kumwe namwe ariko cyane twishimiye kubana n'umuvandimwe Frank umeze neza namahoro meze neza imyaka myinshi kabisa kweri nagwe herukaga kera kabisa hari hashize igihe wabaye amahoro se namahoro turashima Imana n'indirimbo zabaye nyinshi zabaye nyinshi kubera ibihe ngweru uharasohotse imwe ngira ngo imyambaro umwambaro w'amashimwe urumva ko duherukanye kera kabisa ni kera kweri umeze neza urakomeye yana ndashima Imana namahoro Imana ishimwe mu gutangira reka tugusabe gutangira dusenga nawe dufashishe yego tuguhaye icubahiro Mana tugushize hejuru ushimwe kuri umucunguzi wacu ushimwe kudukunda ushimwe ko twitaho ku manywa na nijoro izina ryawe rihabwa icubahiro duciye bugufi Imana hari ibyo twaba twavuze cyangwa twakoze bidakwiriye ariko duciye bugufi kugira ngo amaraso y'umwana wawe yongera tweze kandi ahasigaye iki kiganiro tugiye gukora Mana ndabizi neza ko imigambi yawe ari myiza kizakiza imitima y'abantu benshi kizahindurira benshi kumenya Imana umuntu uwo ari we wese kizageraho kizamugirira akamaro muri byose izina ryawe rihimbazwe none n'ibihe bidashira amen. Frank umeze neza ko twarimo tubivuga ariko nkuko duherukanye kera reka duha amahirwe umuntu ukubonye bwa mbere uko wabahari umwibwire. Murakoze amazina ni Aime Frank ndi umukristo ndakijijwe sengera mu itorero rya Foursquare Gospel Church Kimironko ndi umuramyi cyangwa se ndi umuririmbyi uririmba indirimbo ziramya zigahimbaza Imana ku giti cyanjye hari n'andi matsinda agenda mbarizwamo mu buzima busanzwe ndi umusiribateri ni nk'ibyo ati ni nk'ibyo ni umugabo abantu bamenye muri ya ndirimbo yakunzwe n'abantu benshi yatangiye kuririmba itaranakorwa aho ikorewe none irakundwa cyane yego duhe gatoya abantu bibuka uwo ari we iriya ndirimbo yawe ibibazo ufite uyu munsi nibwo buhamya bwawe bw'ejo ibibazo ufite none nibwo buhamya bwawe bw'ejo amarira urira none nibwo buhamya bwawe bw'ejo tumbira Yesu niwe gisubizo cy'ibibazo wibaza ku buzima bwawe. Murakoze. Urakoze cyane Frank indirimbo nziza cyane bushize twigeze kuganira umbwira ati iby'ubuzima hari igihe bitaba byoroshye ariko Imana ikakugirira neza. Iyi ndirimbo yari itarasohoka barufashe duhuze indirimbo n'ubuzima bwawe bifite aho bihuriye. Indirimbo kenshi nkunda kuririmba zanjye zose ziba zifite aho zihuriye n'ubuzima bwanjye kubera ko akenshi njya nkenera kubwira abantu ibyo nabonye kubahamiriza ibyo nabonye n'amaso yanjye. Indirimbo ubuhamya bw'ejo mbere y'uko nyishyira hanze nari nyimaranye imyaka 2 iryo jambo ndifite ngomba kurishyira hanze ariko kubera ko hari icyo nari ntegereje Imana igomba gukora ku buzima bwanjye kimaze kuba nibwo numvishe ko ngomba gushyira indirimbo hanze ifite aho ihuriye n'ubuzima n'amateka kuko n'uburyo nayanditse ntari mu buzima bwiza. Icyo gihe nari mfite ikibazo cy'uburwayi cyari kindemerereye cyane
hari nijoro ndyamye mu masaa sita z'ijoro ndi njyenyine nta wundi muntu turi kumwe, nta muntu ushobora kundeplasa ngo anjyane kwa muganga, nta muntu ushobora kumfasha ako kanya, mbona nta nzira ngira kwiheba mu mutima. Umutima urambwira ngo nsome Bibiliya, ijambo ubuhamya bw'ejo ryo nari ndifite ngo nisome Bibiliya. Nasomye igitabo c'Abaroma kuva saa sita, igice ca mbere, ca kabiri, ca gatatu, kane, gatanu, gatandatu, karindwi, umunani, icyenda. Igice cy'icyenda nakigezeho mu ijoro mu masaha hafi saa kenda gutyo. Murongo wa 17 mpasanga ijambo rivuga ngo ibyanditswe byera byabwiye Farawo biti cyatumye Imana ikwimika no kugira ngo ikwerekanireho imbaraga zayo no kugira ngo izina ryayo rishirwe hejuru. None nibwo nabashije kumva rya jambo neza. Icyatumye Imana yemera ko ibingeraho bingeraho no kugira ngo ibyerekanireho imbaraga zayo. Impamvu y'ikibazo ufite none no kugira ngo kikuremere ubuhamya bw'ejo. Naho ngaho indirimbo yaziye. Nari ndi hano mu rugo. Wari uri hano? Nari ndi hano mu rugo. Hano se ko twasanze muri kumwe n'abantu benshi, kuki wari wenyine? Nta bari bahari icyo gihe, nta bari bahari. Nari mpari njyenyine, ari nijoro, bari bakoze urugendo, ndi mu rugo nyine, ari ibintu bigoye. Ariko maze gusoma icyo cyanditswe nese ndyama ndasinzira, numva nguwe neza mu mutima. Hari ibintu bigeze kumbwira byo mu bwana ngo by'ubuzima butari bworoshye. Hari uwahita akeka ko hari ibyo wari ushatse kugarukaho, waravuze ati ubuzima tuba twarakuremo butari bworoshye. Hari aho bijya gusa nabyo nanone? Birahuye cyane, birahuye kubera ko ndi mu bantu bashobora kuba bataragize background nziza mu buzima busanzwe bufatika bwa hano ku isi. Nta buzima bwiza nagize, ariko si impamvu y'umuryango, si impamvu y'umuntu uwo ari we wese. Nyakunda kubyita ko ari igihe, ni igihe nagombaga kunyuramo. Ni impamvu y'Imana yagombaga kuncisha muri ubwo buzima kugira ngo uyu munsi wa none mbe nduwundi we none. Ahari iyo ntaza kunyura mu buzima nanyuzemo, uyu munsi simba nduwundi w'uyu munsi wa none. Harya impamvu utabugize, birashoboka ko ubuzima abantu benshi abanyarwanda ndetse n'abatuye muri aka karere kacu baba bafite ubuzima butabagenze neza. Ariko no kuko turi kuganira na Frank, ivuze ngo ubuzima ntibwagenze neza, se yaburiyemo ibyo kurya, yabuze uko yiga, akwiye kujya kwiga. Ubuzima busanzwe abantu bose barabuzi, baburimo intambara nyinshi. Kwiga byari bigoye, kwambara byari bigoye, kurya byari bigoye. Ubwo wenda mvuze gutya abantu barumva ko harimo ibintu byinshi. Ubuzima bufatika butari ubwo mu mwuka, ubuzima busanzwe ntabwo bwari bwiza mu magambo make. Ntabwo bwari bwiza kandi bwari bukomeye ukuntu, ariko nabonye ukuboko kw'Imana. Ubushize hari ikintu ntakubajije, harya bura wavukiye? Navukiye muri Kongo. Navukiye muri Kongo. Ababyeyi banjye bari i Burundi, kuvuga ngo baje kuva muri Kongo baza gutura i Burundi, ubu niho bari. Njye rero kubera navuye muri Kongo mbere yabo nkiri umwana muto, kuko natangiye kwiga primaire hano mu Rwanda. Navuye kera za 2002, 2003. Ese ni muri Kongo mu kahe gace? Mu Minembwe. Mu Minembwe abahaza aho bita mu Rugabano. Wanyoye amata hari? Wanyoye ku mata yahari? Narayanyweye cyane. Naha narayanyweye hano mu Rwanda. Oya hari ni habari. Nahari menshi. Okay, i Burundi icyo gihe mwahise mushikira he? Ndetse nigeze mbi Burundi. Njyayo ngiye kubasura gusa. Nk'icyumweru 2, 3 nkagaruka. Ariko i Burundi ahantu bita Muyinga niho batuye. Okay, uwo ni Frank nyine, tuba turi kubihuza n'indirimbo n'amateka. Bifite igisobanuro ku muntu wese uba ukigeragezwa. Hari yaba yibwira ati ubwo ngeragezwa n'ijye jyenyine. Na wa muntu ukunda indirimbo zaririmbye burya nawe bafite aho yavuye, kandi nirwo rugendo rwacu mu buzima. Frank, mu minsi ishize twabonye ku bitangazamakuru Frank yarapfuye. Frank ndagira ngo mbwire inkuru ya biriya bintu byari byagenze gute?
ijambo ry'Imana rijya rivuga ngo turwana n'imyuka y'ahantu mu kirere, ariko ntiturwana nk'abantu, ngo n'intwaro zacu si nk'iz'abantu. Ku ijambo ry'Imana rivuga kongera akavuga ngo umukristo wese, umukristo afashe igihe mu ntambara. Ni ukuvuga ngo hano ku isi turi mu ntambara, abaririmbyi, abavugabutumwa, abanyamasengesho, turi mu ntambara, tuba turwana. Iyo ndi ku gatuti ndimo kuririmba mba ndimo kurwana n'abandi, nuko biba bimeze. Hanyuma mu minsi ishize nk'uko wari ubivuze, ni akantu kaciyeho ukuntu, ndatekereza ni kuwa gatatu w'icyumweru cyo hirya gishize, mu materaniro ninjye wari wayoboye praise and worship. Turanezerwa cyane, turanezerwa kweri, kubera ko kuva mu kwezi kwa 9 kugeza mu kwezi kwa 10 ngende muri gahunda y'amashimwe gusa. Yaba aho ndirimba, yaba ibyo nkora byose, ndi muri gahunda yo gushima Imana. Noneho sinzi ukuntu twanezerewe cyane, nibuka ibintu bikomeye cyane. Ubushize nko mu kwezi kwa 8 niba nibuka neza, kwa 8 kwa 9 gutyo, twagiye ahantu mu ivugabutumwa mu itsinda mbamo abanazire. Tuhagere tugiye kuririmba, tuhasanga umukozi w'Imana w'umuvugabutumwa. Ngiye kubera ko nagomba gukora muri serivisi ya kabiri ku rusengero iwacu, ngiye tumaze kuririmba mpita nsohoka mbasigamo, ngenda zamuka. Hanyuma ngo ngere ku rusengero bahita bampamagara ngo wa muvugabutumwa ngo aragukeneye cyane, ngo hari message agufitiye. Ndabwira nageze mu rusengero kandi ninjye ugiye gukora, mubwira bampera iyo message cyangwa se wenda muraza kumpuza nawe mubwire ayimpereza. Arambwira ngo, arababwira, baraza barambwira nyine, arambwira ngo hari umugambi uhari utari uw'imitwe y'iterabwoba, abagizi ba nabi bo mu buryo bw'umwuka, barahari umwuka mu wa Satani. Hari akagambane gahari ko kugira ngo bazagutege uzagwe ku gatuti. Ubwo wenda mvuze gutya abantu bahita babyumva, n'abaruzi. Abantu ntibazi ko abarozi babaho se, babaho kubera ko uyu murimo dukora, iyo mfashe umwanya wo gusenga, ngiye kujya ku gatuti. Iyo ngeze ku gatuti nkaririmba, kuko wenda ndaza kubigeraho byabaye uwo munsi kuwa gatatu turi mu rusengero, hari benshi bakizwa, hari na benshi babuhoka. Ibyo Satani ntabikeneye, kandi muri iyi si harimo abakozi ba Satani. Rero arwana buryo ki njyewe ashobora kunaniza cyangwa kunca intege. Niyo gahunda rero bari bafite, kugira ngo nzagwe ku gatuti, kuko turageragezwa mu buryo bwinshi butandukanye, ariko bagafata umuyaga, kuko ntibazanadufata edayeri, bagende babimenye. Nguvuga ngo arabimbwira, mfata igihe cyo gusenga. Noneho ngo habe ku cyumweru, muri uku kwezi gushize kwa 9, musumwari ku cyumweru nagombaga gukora muri serivisi ya mbere, ariko ngo mbyuke mu gitondo mbwira umuyobozi wacu, ndamubwira ati waretse gukora muri serivisi ya kabiri, ko mbyutse numva ntameze neza, nta kabaraga numva mfite. Sawa, tabanshira mu ya kabiri. Naho deja wa mugambi wacuzwe, waranakozwe. Iyo muri serivisi ya mbere nibwo nagombaga kugwa ku gatuti mu rusengero. Nari ndi hano mu kwa 8. Nari ndi hano mu cyumba ndyamye. Ndabyuka ntegura imyenda yanjye, mbishyira ku murongo, ndongera ndaryama njya kuri WhatsApp. Noneho ngo mbyuke, kandi noneho mbyuka nta bwenge mfite. Ndimo kugenda gutya, mama arambaza, mama wa hano aramvugisha, ngo amvugisha abona simusubije. Ndamureba nk'uko ndi kukureba gutya, abona simusubije. Ndagenda ngera hirya, ndagaruka, ni hano hanze, ndagaruka, aramvugisha abona simusubije kandi ndimo kumureba. Ababwira abana, se Frank ko adasanzwe agira amatwi mabi, ko ndi kumuvugisha akanyorera kandi ari kundeba. Akimara kuvuga gutyo, nari ndi hano hanze, urumva nari mbyutse, ahita abona ndazengurutsa, mpita nzenguruka gutya, ndazenguruka nkubita umutwe ku makaro, hanze amakaro ameze nk'aya hano inyuma gutya.
nyikubise ku makaro gutya bita birangira, nta kongera guhumeka, amenyo arafatana, nyine ndakonja nduma ku buryo no kurambura ukuboko kugira ngo banyambike imyenda byari byanze. Ewana babona ibintu biri seriye, wa mama araje aranteruye yarankikiye, bamenaho amazi reka data, basukaho amazi reka data, induru ziravuga mu nzu, njyewe nta makuru guhumeka. Hari ku cyumweru mu gitondo, ayo masaha naguye nagombaga kuba ndi ku Gatuti muri Foursquare muri serivisi ya mbere. Ni gahunda y'Imana yabihinduye gutya gusa, bitangira muri serivisi ya kabiri. Ni kuvuga ngo induru ziravuga mu nzu nyine, noneho hashize nk'iminota nka 20 babona byanze. Babonye byanze, muzehe ajya gushaka kontaki kugira ngo banjyane kwa muganga, nyine niba napfuye bajyane muri morgue. Kuko sinari nyirimo guhumeka nta kintu na kimwe. Agiye kuyizana babona ntangiye kurwana n'umwuka nkugarura, hano nyine ndwana no kugarura umwuka. Barahungiza bamenaho amazi gutyo, baraza bandyamisha muri iyo ntebe, babona ntangiye guhembuka. Ndaryama ndasinziraho, nagaruye ubwenge nko mu isaha. None nibwo nasubije amaso inyuma, mbona kwibuka bya bindi bambwiye. Icyo gihe ikintu nakoze nahise noga, ndambara njya mu materaniro. Imbaraga warazibonye? Njya mu materaniro ndi muzima rwose. Muri serivisi ya kabiri ndagenda turayikora ikenda neza. Urahimbaza cyane rwose, kubera ko kuryama kwanjye kwari ugutsindwa. Ndagenda serivisi ya kabiri ya gatatu byose turabikora birarangira. Hanyuma rero ngo birangire ndata ubuzima burakomeza. None uriya munsi rero biriya bababwiye ku wa gatatu, twabonye mama Bishop bigeze ku wa gatatu ndanezerwa. Ku wa gatatu nibuka iryo shimwe. Mu Giswahili bajya bavuga ngo ni kiburi kitakatifu, nagahayo kejejwe. Numva ngize umujinya wejejwe. Turanezerwa bikonjuraho ukuntu. Ndavuga ati Imana ishimwe kwitigeze dutanga nk'umuhigo w'abanzi bacu. Mu minsi ishize abagizi ba nabi bari bacuze umugambi kugira ngo nzagwa hano ku Gatuti, birabananira. Sinzi akaririmbo nacishijemo aba Bishop baratambutse. Noneho nawe hari umukozi w'Imana wari wamuhamagaye wa Nyagatare, amubwira iyo gahunda. Amare kuyimubwira, amubwira gahunda bakoze nyine bayikorera ku Gatuti, kugira ngo ariho umva iyo gahunda yari yakoreye ku Gatuti. Urumva ayo masaha bapanze amasaha n'itariki n'umunsi byose, arabimubwira gahunda yose. Icyumweru cyari cyashize, Pasiteri Kadona n'umupasiteri wo ku rusengero rwacu twari dusohotse gutya kirite ya nyuma mu gitaramo. Umukecuru aramuhamagara w'Ikibungo, twicaranye ahantu muri kantine iba ku rusengero. Aramubwira ati musengere umwana wanyu witwa ntago muzi uwo mukecuru, nibwo bwa mbere twatumubonye, ngo yitwa runaka uyu n'uyu, atuye aha n'aha, yaguye isayizi n'izi umunota uyu n'uyu, byagenze gutya, gahunda bakoze imeze gutya na gutya. Byose rero uriya munsi birazuka tubona kuvuga amakuru yose. Ariko Satani yaratsinzwe. Nabitangarije kuri kamera, n'ahandi kuri kamera. Ntibizokunda ko mumfatisha, ntibikunda, ntibishoboka. Ni ukuvuga ngo Satani araturasa uko bukeye n'uko bwije. Ariko Bibiliya ivuga ngo umukiranutsi nubwo yagwa ntazarambarara. Iyo ngize ibigeragezo nk'ibyo kuko bikunze kubaho, turaterwa mu buryo bwinshi butandukanye, muba murimo kunyongerera imbaraga. Niba hari n'ubwami bwanyu nasenye, nyuma y'aha ngaha nibwo buzasenyuka kurushaho. Kuko twamaze kugira gutyo, barabwiriza ngo bamare kubwiriza, haza amashimwe, numva umutima wanjye uranezerewe. Haza abakobwa bamwe urana ibintu dukunda gukora by'ibitaramo kuri YouTube. Muri Guma mu Rugo y'ubushize hari ibyo twari turimo gukora live. Umukobwa umwe yaranditse muri comment
ngo ndarwaye maze igihe niba arambwiye ngo yaramaze imyaka ingahe arwara umusonga udakira aba mu bitaro atazabyuka ndapfukama turi kuri kamera turi gukora live turamusengera uwo mukobwa yatanze ubuhamya ku wa gatatu turamunsi mvuga biriya yuko yakize ari muzima. Haza undi muhungu yari umuyisilamu uwo muhungu ku gatuti biriho kuri YouTube abantu bagende barabibona batanze ubuhamya mu materaniro aravuga ati hari umunsi yaririmbye gutya ngo waturitse gutya indirimbo nama numva ikintu kimanuka muri jewe n'amasezero w'Isilamu nakira Yesu nk'umwami n'umukiza yarimo atanga ubuhamya turi kumwe mu rusengero. Imirimo y'Imana myinshi itandukanye yagiye ikoreka binyuze muri twebwe. Niyo mpamvu Satani ategerezwa kubirwanya kubera ko ubwami bwe turabutsinda cyane. Frank, iyo umuntu abyumvise harabahita avuga ati none ko bamutegeye mu rusengero ubwo sabo mu rusengero rega buriya biranashoboka hari abantu baba mu rusengero kandi ari abapagani. Ni ibintu bisanzwe sindi gutera abantu b'abaririmbyi babitangiye ubwoba cyangwa abantu baza mu murimo w'Imana ubwoba kandi sinanakubwira ngo uze ngo ni umunyenga ngo ni ukudamarara. Hano ni mu ntambara turwana n'imyuka itandukanye ahantu hatandukanye. Birashoboka ko ari abo mu rusengero birashoboka ko atari abo mu rusengero. Uwo ari we wese ukorera Satani abangamiwe n'umurimo dukora kubera ko dusenya ubwami bwabo. Birakomeye cyane ariko nanone kandi dufite umutwaro ukomeye nawe cyane. Icyo ni kimwe mu bintu byabaye nibwo bwa mbere wahuye n'ikintu gikomeye muri uyu murimo kuva utangira cyakugoye. Aya ntago ari bwo bwa mbere, ni byinshi twagiye duhura nabyo bigiye bitandukanye nuko wenda kiri ari cyo cyabashije kuvuma cyane abantu baracumva kirasakuza ariko ni byinshi bitandukanye tujye tugenda duhura nabyo mu buzima busanzwe. Ababyeyi ntibagize inkeke ngo bavuge bati ibyo bintu niba hari bari kushaka kuba gutegera waharetse kujyayo? Sinohava icyo gihe naba nsinzwe. Uvuga ngo nk'ababyeyi iyo bigarutse mu mubiri umuntu wese yumva agize ubwoba yumva agize ikibazo ariko umuntu wahamagawe n'Imana nta kintu ashobora kuba aba ari kumwe n'Imana kandi umukristo utinya intambara aba ataragera ku rwego rushimishije rwo kuba yakora umurimo w'Imana. Uyu munsi social media zoroheje ibintu byose niba nka mama cyangwa abandi babyeyi barabibonye bari hakurya mu Burundi barabibonye bakubwiye ko babibonye? Barabibonye. Ubu bakubwiraga gute? Nta kintu bigeze bambwira kidasanzwe kubera ko bazi ko niyangaje muri ibi bintu. Ibi bintu nabyiyangajemo nabijemo mfite gahunda yabyo nta gusubira inyuma nta gucika intege nta kintu barimo barabibonye ko byabayeho kandi barabyakira. Dukomeje kuganira na Frank twamusuye mu rugo muza no kumva amajwi y'abana nyine nuko turi hafi y'abana abari byiza nabyo. Frank, uyu munsi rero wanasohoye indirimbo ije nyuma y'ibyo byose. Indirimbo iravuga gute? Iravuga ngo sinzapfa ahubwo nzarama. Umuntu ahita avuga ati birajyanye. Sinzapfa ahubwo nzarama kugira ngo mbwire abantu imirimo ikomeye Uwiteka yakoze. Message nyamukuru urugendere kubwira abantu ni iyi nuko tutazapfa tuzarama. Nuko ntazapfa nzarama. Irimo ibitero byinshi bitandukanye. Ufite indirimbo ntago ari nje wayanditse. Indirimbo ni ya kera, ni ya kera cyane. Twigira ngo twari tutaranavuka none. Twari tutaravuka. Yanditswe n'umuhungu bita Nkomezi David abi Burundi. Buriya. Nkomezi wanditse indi ndirimbo nigeze kuririmba none kuri Nkunda Gospel abantu bakuze cyane vuga ngo Daniel agambirira mu mutima we. Nanjye nyikunda ko. Kweri biramfasha ngo hirya y'ibijgo by'intare yabonaga ubugingo. Mana we. Umusore zamushimye ubu kugira ngo yabaye umupapa. Ni umupapa. Ndamuramukije niba ajya dukurikira. Niwe. Ndayikunda. Bira rero bimaze kuba yanjemo numva nayiririmba. Ngira ngo barabibonye ko ari cover nanditseho ko ari cover. Ni indirimbo nziza cyane irimo amagambo meza umuntu wese ashobora kumva.
muri Guma mu Rugo wakoze ibitaramo byinshi n'indirimbo zari nziza. Ubu umusaruro muri Guma mu Rugo ngira ngo wagize umusaruro w'abantu benshi cyane. Wari ubaye nk'uvuga mu kanya by'amashimwe mwakiriye n'iki, ariko noneho nanjye ndimwe mu bantu bungukiye muri biriya bihe kuko mwateguraga ibitaramo live tugakurikira byabaga binaryoshye. Uyu munsi iyo wakira comments z'abantu yaba mu Rwanda ushize ugeze kubimbwira ati hari nk'igihe ugenda umuntu akabwira ati waduhesheje umugisha mwana wacu turagukunda ibi nibi. Hanyuma uyu munsi iyo wakira comments bakubwira ko bimeze gute bigendeye ku bitaramo mwakoze muri Guma mu Rugo? Ni ukuvuga ngo kuva kiriya gihe cya Guma mu Rugo ntekereza ko ariyo fondasiyo ntekereza ko ariyo fondasiyo kugeza n'uyu munsi mpagazemo nicayemo ntiyarabyahereye. Imana yangiriye neza muri kiriya gihe cya Guma mu Rugo imishurira ko ngomba gutaramira abantu bimbera byiza mbibonamo umugisha kuva icyo gihe kugeza na n'ubu. Zimwe muri mesaje zikomeye bimwe mu bitangaza Imana yakoze binyuze mu miririmbire yacu byakozwe muri kiriya gihe cya Guma mu Rugo mu bitaramo bya live kuri YouTube. Byinshi cyane ngenda mbona comment bimwe bikantungura bimwe bikancanga. Umuntu akakubwira ati nari naratandukanye n'umugore wanjye twaragiranye ibibazo runaka, ariko umunsi umwe twakurikiye igitaramo cyawe gutya uranezerwa uraririmba uvuga ibintu ko njyewe ndi kuririmba ndirimba nkabwiriza nkatanga ubuhamya nkayote byose nkabipfundikanyiriza hamwe. Barafashwa barasubirana, ubu ni umugabo n'umugore n'abandi benshi batandukanye abakijijwe ibintu bitandukanye. Nabonye kugira neza ko Imana mbona comment nyinshi zikomeye cyane, haba mu buryo bw'abakwandikira message, haba abaguha amafaranga, haba abaguha impano, byose njya mbibona. Wow, byiza cyane. Uyu munsi ubona gukora umuziki uhimbaza Imana nuko muri kuwukora bisa n'ibyahinduye uburyo, kuko mbere umuntu yakoraga indirimbo akazategereza ko azajya muri studio bagakosora, bamara gukosora igihe kikazagera akayisora. Ariko uyu munsi ushobora kujya kuri Nkunda Gospel Magani bagategura indirimbo ikavayo yamenyekanye, ukimara kuririmba abantu bose mugahura nabo bayizi. Ubona byarahinduye iki mwivuga butumwa mukora? Ni ibintu byiza cyane, ni iterambere ryaje kugira ngo ryorohereze abantu. Ubu nyine biroroshye muririmbyi wese uririmba gospel cyangwa se n'abandi, biroroshye cyane. Kuri Nkunda Gospel agenda ukaririmba, kuri Himbaza ukaririmba, Iwacu Film ukaririmba, ibintu bikagera ahantu kure bitandukanye na kera abantu bakoraga indirimbo ugakora amasede ukagenda ugurisha amasede. Ubu nyine byaroroshye cyane. Ubu ushobora gukora indirimbo uyu munsi wa none ikarara igeze ku isi yose biciye kuri Nkunda Gospel. Ushobora gukora ikiganiro nk'uku isi yose ikarara ikibonye biciye hano. Ni ibintu byatworohereje cyane n'umugisha twagize. Harimo uyu munsi uracyari umusore, harimo abasore benshi baba bareba social media ariko bagamije kureba ibintu bitari byiza. Mwebwe muzikoresha mubwiriza ubutumwa bwiza. Ese mubona mugenda muronka babandi batari bagakizwa, noneho uko bwije nuko bukeye bababona kuri za social media mukabona hari ikintu byahinduye ku mibereho yabo? Bamwe barahinduka benshi cyane, kandi turakomeje, urugendo ruracari rurerure, n'abandi baracyahinduka. Ni ukuvuga ngo abantu benshi nzi, urubyiruko benshi tujya tuvugana, kakwandikira kakubwira ndumva nkeneye gukizwa, ndumva nkeneye guhinduka, ndumva nkeneye kumera nkawe, ndumva nkeneye kubaho nkawe, byagenze gutya gutya, ibintu byinshi bitandukanye. Buhamya ndabufite bw'abantu benshi batandukanye baba bashaka guhinduka, baba bashaka ibintu nk'ibyo ngibyo. Hari n'abandi bahindutse, tugenda tubona umusaruro wabyo uko bukeye n'uko bwije. Muri abantu benshi bishwe no kutamenya. Petero yigeze kuvuga ngo niba mwarasogongeye mukamenya ko umwami wacu agira neza, ni mumwegere. Iyo wamaze gusogongera nicyo abantu benshi babuze gusogongera, ariko iyo agize amahirwe akava hariya hanze akaza akinjira abafashwe. Uba mu Banaziri, ukaba muri Upendo, kandi ukanaririmba ku giti cyawe. Aho hose uhabonera umwanya cyane rwose, cyane ndagerageza. Sinavuga ngo mpaboneka 100%,
ariko ndagerageza kuko n'ahantu hose n'ahantu hose ntanga umusanzu hose matanga umusanzu kandi uwo musanzu nkabona ubwiriye akamaro abantu benshi niyo mpamvu ntashobora kubireka yandigomwa hamwe na hamwe nkagenda mpagera ahantu hose kandi bikagenda neza bikanakorwa neza. Kana kera abantu bari bakuze nka Frank wo muri Upendo nibwo bavuga abantu baravuga ati ni wa musore muri Upendo none uyu munsi yamaze kumenyekana nka Frank wo muririmbye ku giti cye ariko none w'umuramyi kuko warabidevelopye ku kigero cyo hejuru turakubona hirya no hino uraririmba mu bitaramo uraririmba mu materaniro ahantu henshi umanaginga gute fame ya umanaginga gute ya mpano yawe kugira ngo itazangirika kuko hari ibintu yabikurura bishaka kwangiza impano wigeze kwivuga hari imitego myinshi satani abatega hari ubwo burwayi yateza hari izo mpfu n'ibindi ariko nanone hirya twese tubiziranye uracyari umusore umanaginga gute ibyo bintu kugira ngo utaza burya mu busore bwacu no mu mpano niho satani abategeye kugira ngo yangize abo turibo umanaginga gute kugira ngo urinde ikikurimo. Ikintu ca mbere impano Imana yaduhaye ikintu ca mbere gikuru si yo kutugira umumaro twebwe niyo kugirira umumaro abandi je niryo hamingira mu mutima wanjye impano Imana yampaye niyo gufasha abandi cyane cyane namara gufasha abandi nayo ikamfasha kuko Bibiliya irabivuga neza mushaka ubwami bw'Imana ibindi byose ni inyongera ni ukuvuga ngo iyo Imana intumye gukora ikintu runaka nkwiriye kugikora nayo ikamenya ibyo nkeneye ikabima icyo nicyo kintu cya mbere. Ibintu bitatu wenda buri mwaka mfite gahunda y'ibintu runaka ikintu cya mbere uyu mwaka nawe wise umwaka wo gukorera abandi ndi umukozi w'abandi. Ikindi cya kabiri ni uguca bugufi no gusenga ikintu gishobora kumfasha kurinda iyo myuka mibi cyangwa se ibindi bigeragezo cyangwa ibindi bintu bishobora gutuma ncika intege bingerageza kugira ngo binkuremo umuhamagaro ndimo intambara yo kubirwana no gusenga gusa no gusenga Imana. Ikindi cya kabiri iyo satani amaze kunanirwa muri ubwo buryo akwereka ko hari aho wageze akwereka ko uri umusare akwereka ko urenza abandi akaguteza umwuka w'ubwibone no kwishira hejuru. Niyo mpamvu nasabye Imana uko bukeye nuko bwije umutima wo guca bugufi ikintu cyo guca bugufi ibyo ngibyo niko bimeze. Hanyuma mu bundi buzima busanzwe biragoye ko hari ubundi buzima ushobora kunsangamo. Narangije ishuri mbere iyo utansangaga ku ishuri wansangaga mu rugo waba utansanze mu rugo ukansanga mu materaniro cyangwa mu bitaramo. Ubu rero iyo utambonye hano mu rugo mba ndi mu bitaramo kumbona mu zindi gahunda zitandukanye biragoye sinjya mbona n'indi gahunda nshobora kujyamo itari igitaramo. So ibi bintu rero kubishobora ni uguca bugufi ugasoma ijambo ry'Imana hanyuma ugasenga ahasigaye Imana igushoboza kandi ukarinda n'iyo ngabire yawe. Turi imbere gato kuri ya ndirimbo nshyashya ufite hanyuma tuze gukomeza nkubaza ibibazo bya nyuma afite dusoza turi imbere gato. Sinzapfa ahubwo nzarama kugira ngo nekereze abantu imirimo Uwiteka yankoreye ubwo nari maze kwiheba. Imirimo Uwiteka yankoreye ubwo nari maze kwiheba. Ni ndende sinayiririmba yose. Urakoze cyane. Tukiri muri ibyo bintu bigora abanyamuhamagaro n'abanyempano. Ejo bundi hariya muri Foursquare Evangeliste Huduma yarabwirije aravuga ngo basore mu making a difference. Sinzi niba warakurikiye ariko je narabikurikiye. Avuga ku mwuka wa Derira. Kandi nawe uri umusore. Derira yagujije umugabo w'intwari umunyambaraga. Cyane.
yitwaga Samson. Uyu munsi twese dufite urugero tugezeho mu mbaraga zacu z'umwuka n'ibindi, ariko noneho buriya igihe nakubazaga biriya noneho umanaginga gute fem, hari abakuzanira ibyifuzo ngo mana imfashe unsengere bigende gutya, akakubwira n'ibyifuzo. Bene abo bamanaginga gute ko nabo mbizi ko ubwo uri umunyempano wakira comment z'abantu batandukanye utababuze? Murakoze. Icyo kintu koko nk'uko kivuze kirahari kandi kigomba kubaho mu buzima busanzwe. Iyo umuntu arimo gusenga cyangwa se njyewe ndimo gusenga, hari ibintu bibiri njya nkunda gusaba Imana. Igikundiro. Dafite igikundiro biragoye ko wakora ibi bintu dukora. Rero nyuma yo gusaba igikundiro ugasaba Imana igitinyiro. Igitinyiro. Muzukuri tugira ibigeragezo ntarabona ahandi hantu. Tugira ibigeragezo ntarabona ahandi hantu. No kuvuga ngo ico kigeragezo c'abakobwa baderira umuntu wese w'umusore noneho ugize Imana ikagutiza igihe nk'uko abantu benshi bakakumenya, uba ugomba guhura nacyo. Ariko biterwa n'ukuntu umuntu yubatse amahame ye y'ubukristo. Yagushije intwari, Delila yagushije intwari, yari intwari kabisa. Ariko n'uyu munsi natwe turahura nabyo ibyo bigeragezo kenshi uko bukeye n'uko bwije. Ariko kugwa ukagushwa n'ibyo bintu biragoye. Wenda reka mbyite kuri njyewe birashoboka kuko ndi umuntu, ariko kuri ubu nyine biragoye kubera ko niyo ujungana ushaka kumvugisha nta kindi kintu tuba tuvugana kirenze icyo waje ushaka kumenya. Iyo ushaka kumenya ni ku bijyanye n'umuhamagaro wanjye, tuvugana kuri ibyo sava. Twajya kuba inshuti tukaba inshuti mu buzima busanzwe. Biriya bintu wirinda kubiha umwanya. Iyo uyihaye umwanya ukegerana n'umuntu, umubiri urakururana. So iyo uzi icyo uri cyo, uri umukristo ufite indangagaciro z'abakristo, bimena amavuta. Ushaka kumena amavuta ubijyamo, ushaka kutayamena kuyakomeza urabyirinda. Nta kindi bisaba ni ukubyirinda. Biriya ntibisaba amasengesho, ni uguhunga nka kwa kundi kwa Yosefu. Ni uguhunga uriruka ugahunga, kuko ugize ngo uhe umwanya abantu gutya igitangaza cyakubaho. So ni ukubyirinda hamwe no gusenga Imana bikagenda neza. Ariko uwo mwuka ntago wabura. Buri gihe nabikubazaga nari meze nk'uganira n'abandi banyempano bose badukurikiye. Nabajije Frank, ariko uhita utekereza ikibazo namubajije nawe ukishireho. We nuko nkuko yagisubije, ariko nawe utekereza uko wagisubiza, kuko hari igihe bavuga ati runaka aririmba neza, ariko nanone iyo bigeze aha ngaha agira intege nkeya, ugasanga aratsindwa, ugasanga arakomeza kugwagwana. Ariko nanone Imana ishimwe yuko hari abandi bantu Imana ikomeje kurinda no kubugirira neza. Ni kubw'ubuntu bwayo, ni kwa neema ya Mungu. Turimo twegereza ku musozo Frank, uyu munsi ibijyanye n'indirimbo na album, ese ubu uri gutegura album, urategura gukora iki kugira ngo abantu badukurikiye nabo bagire icyo basigarana ku mishinga yawe? Murakoze. Mfite indirimbo ziri hanze abantu barazizi. Iriya ndirimbo nayikodinze live yasohotse ejo bundi. Hari izindi ndirimbo nayikoranye nayo zirahari, nazo ntizirasohoka, zizasohoka mu minsi iri imbere. Ubu nyine kubera covid ntiturabona uburenganzira bwisanzuye bwo kuba twakora ibitaramo. Niyo mpamvu ndimo kuzegeranya zose kugira ngo nitubone uburenganzira bwo gufungura noneho ibitaramo nzajye gukora konseri. Mfite album y'indirimbo zuzuye. Ubwo duherukana nicyo ngiye gusorezaho, warambwira ngo tugiye impano yanjye ntabwo ncuruza. Niko wambwiye, ndabyibuka. Kandi ngerageje no gutanga ubuhamya bwa bikeya nzi, niko kuri. Kuko hari uko tuba tuzi abanyempano, ukavuga uti uyu ninjya kumumagara biransaba ko muhamagara mfite iki, nubwo tutabyita ikiguzi, bifite amazina bihabwa. Ariko Frank byari bigoranye nuko n'ibyo wakwita impano bimwe na bimwe hari ibyo yangaga.
urambwira uti ngiye sincuruza cyakora Imana impumugisha mu bundi buryo ngenda mbona uburyo Imana impamumugisha. Ikibazo cya mbere niko bikimeze, icya kabiri ese noneho ko umaze no kugira izina nyine abantu benshi bamaze kukumenya, ntabagusaba bati ngwino hano iwacu, ngwino dukorane muri ubu buryo turakwishyura turaguhemba, ngwino dukorane muri ubu buryo uzajya uhabwa izi opportunity, ubyitwaramo gute ko bitabura nabyo? Murakoze. Kimeze nk'ikibazo bambajije ejo bundi umuntu y'amakuru yambajije ngo ese mungira manager, ndamubwira ngiye nta manager ngira, kubera ko igihe cyose kwimanaginga byonanira n'undi muntu ntashobora kumanaginga ngo bikunde, cyane cyane muri uyu murimo w'Imana. So nk'uko bivuze njye ntago ncuruza, sinzi ko hari n'ababikora wenda gucuruza impano. Aho navuye n'aho ngeze uyu munsi sinigeze nyicuruza, kandi ninjije amafaranga, reka mbivuge noneho mu mazina, ninjije amafaranga menshi ntekereza ko iyo nza kubigira ubucuruzi ntari kuba narinjije. Wayinjizaga gute? Narayinjije mu buryo butangaje cyane, kubera ko iyo nje imbere ya kamera cyangwa ndi imbere y'abakristo, nkaza umutwe wanjye n'ibitekerezo byanjye biri ku mafaranga, abantu ntibashobora kumva Imana, biragoye. Iyo nje rero mfite mu buzima busanzwe njyewe, yaba amateraniro natumemo kuririmba, yaba ayo ntatumiwemo, sinshobora kuryama nzi ko hari ahantu ngomba kujya guterana ngo singeyo. Narenze ibitekerezo byo kuvuga ngo nkwiriye kujya mu materaniro kubera ko ngomba kuririmba. Iyo ni imitekerereze y'abapagani, ndabivuze n'abandi babyumve. Niba utekereza ko ugomba kujya mu iteraniro kubera ko ugomba kuririmba, ukajya mu materaniro kubera ko uzi kuri gahunda yo kubwiriza, igihe iyo gahunda utayifite ukaryama, ufite ikibazo gikomeye cyane. So rero njyewe ndi umuramyi, ndi umukristo, ndi worship leader. Niyo ngeze mu materaniro bakanyita umuhanzi, sinkunda kubyumva cyane, kuko hari n'igihe bajya bantumira kuririmba ahantu nkaba nahava ntanaririmbye n'indirimbo yanjye n'imwe. Kubera iki? Kubera icyo umwuka yanshize ku mutima. Hari igihe ngera mu materaniro nareba public ihari, nareba umwuka uhari, nkaririmba indirimbo zo mu gitabo cyangwa nkaririmba indirimbo z'abandi, kugira ngo gusa hagire umutima w'umuntu utaha wakize, hagire umuntu utaha yahembutse. Niyo target mfite mu materaniro. Ibyishimo byanje narabivuze ubushize. Iyo nagize stage nziza mu buzima, haba mu materaniro cyangwa abandi bantumiye, iyo nagize stage nziza birandutira, washaka ukanyima ibiryo nkabura aho kuryama, nkarara ndi kugenda mu muhanda gusa, birampa nzi ko hari abantu imitima yabo yabohotse binyuzemo. Ibindi byashaka bikagira gute bikarorera. So iyo hari abantu batekereje kuntumira, tuvuge wenda nk'urugero, nk'ubu ndimo gutegura mu minsi iri imbere kuzajya Nairobi, nimvayo nzajya i Burundi. Ni ukuvuga ngo iyo unyandikira umushumba, ndamubwira ati kugira ngo nze Nairobi ni indege, mugende mushake itike transport izamvana hano ikangezaho, n'ibindi bisabwa bikangeza ahangaha, ahasigaye ibindi biri ku ruhande uko umwuka w'Imana azabategeka. Nuko nimubona ari ngombwa muzabikora, nimubona atari ngombwa muzabireka. Icyo njyewe nkeneye ni uguhura n'abakristo, muranyorohereza uburyo muhura n'abakristo, hanyuma turamya Imana, duhimbaza Imana. Kubera ko abantu iyo muciririkanyije amafaranga, niyo ugeze mu materaniro hakagira umunezero uba, ntibaza babona wowe, bazabona wowe w'amafaranga. Titwamwishyuye yabonye wira gute kuza kwishyura pe, nubona bakwishyura ni byiza, ariko nutanababona uzagenda ukora umurimo w'Imana, Imana izakwishyura. Ikintu twishyizemo kuma ngomba kujya kuri mbanda kubera ko baguhaye amafaranga, abatagira amafaranga bazagukura he, kandi ko nabo bagukeneye. Bivuze ko wajya guteranira ahantu batanafite ubushobozi, kuko hari insengero ziba zigitangira gukora, hari naho njya nkitegera rere turu n'abaririmbyi twajyanye n'abacuranzi, nk'abategera tukagenda tukaririmba tukagaruka. Byiza cyane. Turasoje, reka iki kiganiro cyari gikomeye ku banyempano
twagarutse ku buzima n'urugendo rwa Frank ariko kandi none burya tuvuga iby'ibigerageza ahura nabyo byo mu murimo tuvuga iby'impano burya imanaginga aba ari byiza ko dufasha n'abandi banyempano baba badukurikiye Imana iguha umugisha ndatekereza yuko buri wese udukurikiye ari cyavanyemo buri wese ukunda kuririmba buri wese ukunda kuramya Imana no gukorera Imana hari ikintu asorera mu gusoza avuga ati niba ukijya mu materaniro kuko uri buririmbe kuko uri bubwirize waba ugifite ikibazo mu rugendo rwawe Imana itugire neza cyane turagushimiye Frank murakoze cyane ubu se umuntu yifuje kukuvugisha akubona gute ngiye biroroshe cyane biroroshe umuntu wese iyo ngize amahirwe nkabona uranyandikiye ndagusubiza tanga nimero bakwandikiraho tanga nimero bakwandikira ndabaha Instagram okay kubera ko nimero abenshi bakunda kumpamagara iyo bamamagaye ndi bize simwitabe arababara ariko iyo yanyandikiye message ndaza nyuma maze guhuguka nkayisoma nkamusubiza Facebook ni Aime Frank Instagram ni Aime Frank kandi na nimero zanjye ziba zihari kuri YouTube yanjye kuri channel yanjye ya YouTube ziriho rwose yitwa Aime Frank wanyandikira nta ariko no muri Gospel Stars live yego mbirimo harya bagutora guteho yakuntora na akanyenyeri 544 akanyenyeri 300 akanyenyeri 14 urwego ugakurikiza amabwiriza ushaka gushiraho igiceri cy'ijana 200 300 gukomeza hejuru Imana ikabaho hanyuma se ibijyanye na projet wa planinze kuzakoraho ni iyihe muri nayise ejo ni heza ni inzu nini nshaka kuzubaka itunganyirizwamo umuziki audio na video mu rwego rwo gufasha abahanzi baririmba gospel n'abandi bana batoya bakizamuka ku giciro kiri hasi kugira ngo dufatanye iyo nzu izaba irimo na salle nini ikorerwamo ibitaramo n'amakonseri Mana nidushigikira ikadushoboza tukabigiraho zineza ko bizatugirira umumaro turi benshi murakoze cyane Imana umugisha ikatugusabe gusoza no muri dusengera uko twatanga izina ryawe rihimbazwe Mana biri jambo ryawe rivuga ngo byose tubishobozwa nawe Kristo uduha imbaraga turagushimiye ko wabanye natwe muri uyu mwanya Mana turagushimiye ko wemeye ko nkunda gospel ibaho kugira ngo idushigikire twebwe abadashobora kugera ku bantu benshi batandukanye kugira ngo ifashe abandi bantu benshi batandukanye kugira ngo ubutumwa bafite n'impano wabahaye zaguke ubaho umugisha kandi ubagure muri byose ndagushimiye ko hari umuntu ukurikira iki kiganiro kandi akaba ahembutse mu buzima bwe utwigishe kubara iminsi yacu uburyo butuma dutunga imitima y'ubwenge kugira ngo tubashe kwita ku iherezo ryacu tuzahagarare tudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani ibihe turimo n'ibihe bigoye n'ibihe bikomeye aho benshi barimo gusubira inyuma ibihe birahita vuba abantu barahuze bahugijwe n'ibibazo byo muri iyi si abandi bahanze amaso ku iterambere ry'isi bibagiwe kwita ku iherezo ryacu ariko Mana yacu icyo tugusaba duha imbaraga zo guhora twiteguye duha imbaraga zo guhora dukora umurimo wawe abacitse intego bongerera imbaraga abafite ibibazo baremera ubuhamya bw'ejo ahasigaye ukomeze kudufasha muri byose tuzonezezwa no kukubona ndetse no gutarama mu gitaramo cyabera mu ijuru ngaho tugirire neza izina ryawe rihimbazwe amen amen